Isumbwe TV. Ngira ngo wabyumvishe neza n'Isumbwe TV nkuko bisanzwe. Rero uyu munsi tugiye kwagezaho ibijyanye n'umuhango wo gushyingura umubyeyi Pastor Ezra Mpyisi. Ngira ngo iyi nkuru mugiye kugezwaho na Iyaremye Bernard. Nkuko muri kubibona rero uyu munsi niwo munsi wa nyuma, niwo munsi Mpyisi bamushyinguye. Akaba yashyinguye mu irimbi ry'Urusororo, akaba yashyinguwe mu bice hariya Urusororo, mu bice bishyingurwamo abantu b'abanyacyubahiro biyubashye bakomeye. Ngira ngo rero nkuko twari twababwiye mu nkuru zacu ziheruka, Mpyisi yarasize avuze yuko umuntu wese uzagera ahazajya gushyingurwa Urusororo, buri muntu wese azahabwa impano ya Bibiliya. Nibwo buryo bakoresheje bwo kuvuga ko hari abantu bake batoranyijwe bagomba gushyira indabo aho bashyinguye Ezra Mpyisi, noneho abandi basigaye bagakusanya impano yo kugira ngo hazaboneke Bibiliya, cyangwa se hazagenda haboneka na Bibiliya zizagenda zitangwamwo impano zihabwa abantu uko bazagenda baza gusura abasigaye, cyangwa se na bamwe mu bari baraho ngaho. Nkuko rero muri kubibona byitabiriwe n'abantu benshi, mu masare yari yuzuye, abantu bari benshi cyane ku buryo wabonaga ko bose bitabiriye guherekeza umubyeyi Pastor Ezra Mpyisi. Havugiwe amagambo menshi atandukanye n'uburyo yabagaho, uburyo imyitwarire ye, abo yabanye nabo, akazi yagiye akora se, mbega mu bimwe mu byaranze amateka ye nibyo byagiye bivugirwa aho hantu. Ngira ngo rero Ezra Mpyisi twamwigiraho byinshi yagiye akora. Yubatse amashuri, yabwirije ubutumwa, yagiye akebura abantu bagiye batandukanye, abantu b'ingeri zose. Ngira ngo uyu munsi wa none kumubura ni bimwe bajya bavuga ngo gupfusha umusaza, kubura umusaza ni nko kuhisha inzu y'ibitabo. Natwe uyu munsi wa none habuze byinshi, uretse ko uyu munsi wa none ikintu kiruta ibindi byose nuko haje iterambere, haje ikoranabuhanga rigenda ribika amakuru agiye atandukanye, noneho n'agashya gahari n'amashusho n'iki, buri kimwe cyose kikabikwa neza, kikabungabungwa. Bivuze ngo Mpyisi ntago tuzibagirwa amateka ye, ntago azadusama mu mitima kubw'impanuro yagiye aduha. Kumugira mu mutima yacu ni isumbwe rikomeye tutabura kwirata, kuba tuzajya twirata ibyiza Mpyisi yagezeho, ibyiza Mpyisi yavugaga, ibyiza yakoze. Ni ibintu bitazibagirana mu mitima ya benshi. Ngira ngo uyu munsi wa none, kugeza uyu munsi wa none, nta muntu ari numva atera Mpyisi ibuye. Kuvuga kumutera ibuye ni ukuba nakumva wenda avuga ikibi yaba yarakoze, na oya, ntawe ndumva. Ubwo nimba harazatwiyeke tumurebe mugani wa Rutanga rw'amaboko, we kuzimurira umuzimu mu ndaro bazavugira ahagaragara, nimba harabara. Ariko njyewe nta n'umwe nzi. Ngira ngo rero nkuko muri kubibona, umva, hari ikintu bita amamodoka. Ndakubwiye ngo abanyacyubahiro bari bahaje, abantu bari benshi. Uyu muhanda kugira ngo izindi modoka zitambuke ntago byari byoroshye, kubw'uko abantu bose bari baje guherekeza umubyeyi Pastor Ezra Mpyisi. Ngira ngo rero uyu mwanya wa none Pastor Mpyisi aragiye koko. Ese ni bangahe waba uzi baba bafite imyaka nk'iya Pastor Mpyisi uyu munsi wa none? Ese Pastor Mpyisi ni iki kintu agusigiye? Ni iki kintu uzajya umwibukiraho? Yaba ari weho wari umuzi, wamubonye imbona nkubone, yaba ari weho wagiye umwumva
mu biganiro se bigiye bitandukanye, yaba ari umuntu wamubariwe. Izo ngeri zose mvuze, ni iki kintu Mpyisi yaba agusigiye uyu munsi wa none? Ni ikihe kintu wamwigiraho? Ni iki wakwigana mu byo yakoze? Ngira ngo uyu munsi wa none Mpyisi adusigiye isomo rikomeye, ndetse iki cyumweru cyose gishize abantu bagiye bahita bose ni benshi bagiye batandukanye, yaba Makuza Bernard, yaba Rutangara rw'amaboko, yaba Pastor Kagoyire Simeon n'abandi, yaba Pastor Rutayisire, yaba Karidinali. Abo nabo mbashije kumenya, kuko abagiye bahita bo ni benshi ntago harondora, ariko bose buri wese uko yagendaga afata ijambo akavuga, buri wese yagiye avuga uburyo yagiye abana na Pastor Ezra Mpyisi. Nta muntu n'umwe wigeze wumva yavuga ko hari ikintu bigeze bacakiraniraho ngo bakivuge cyangwa se bagikore ngo bananirwe kumvikana, cyangwa se mo kimwe icyo abantu batazi wenda mu bijyanye n'umuco n'iki. Buri bose yarabakeburaga, ugasanga yuko Pastor Mpyisi yari umuntu hari imico ya kera nawe yagenderagaho, ariko ugasanga iyo mico yabaga azi ibyayo, atazi ububi bwayo, nta bubi bwayo yarazi. Icyo gihe uwo muco nyine akawusigasira, kuko yabonaga ntacyo utwaye bimwe mu migenzo ya kirazira mu ndangagaciro ziranga Abanyarwanda. Yazihaga agaciro. Ngira ngo Rutanga rw'amaboko uyu munsi wa none aramutse akuganiriye ibya Pastor Ezra Mpyisi, niwe wabikubwira ukabyumva neza. Jewe iyo nkuru kuyibara byangora cyane, byangora. Ngira ngo rero ducukirije ahangaha Pastor Mpyisi ku mitima yacu, tumukeze, tumwibuke. Ciao ciao, nawe utaha tuzasubira.